muzi ko ejo bundi nababwiye ku bijyanye n'uburyo internet itanga amafaranga. Uyu munsi nibyo tugira ngo dukubite dushimangira kandi tubereka n'ibimenyetso bigaragaza yuko ibyo bintu bishoboka. Abantu benshi bajya bababwira yuko amafaranga kuri internet abaho, ariko rimwe na rimwe wajya muri izo business bakubwira ugasanga ni scam gusa. Turaza kuvuga ibintu bitatu by'ingenzi bishobora kugufasha ukakora YouTube channel. Hari abantu bajya bibaza ngo mbese YouTube channel ubundi wayifungura ute, sibyo? Icya kabiri ni ibihe bikoresho ngomba kuba mfite kugira ngo YouTube channel yanjye nyitangire. Icya gatatu tuvuga uti content ndi bushyireho nazikura hehe. Ndaje nabyo mbikubwire, hari uburyo bwinshi cyane ushobora kubonamo content. Reka duhere ku kintu cya mbere. Uyu munsi nagira ngo twige uburyo umuntu yafungura YouTube channel, ariko ndagira ngo mbibereke intambwe ku yindi kugira ngo mutaza gusobwa n'akantu na kamwe. Tugiye kubyiga twitonze, buri wese amenye uburyo yakwifungurira YouTube channel. Ariko nagira ngo mbabwire yuko gufungura YouTube channel utazi gufungura email byaba ari ikibazo, kuko nta YouTube channel ibaho idafite email address. Ugomba kugira email kuko ariyo ibiriho YouTube channel. Hano hari ama email menshi mfitemo. Reka dutangire ni ya mbere. Niba ufite imashini ureba ahangaha hano hasi handitse ngo add new profile, urahakanda. Iyo umaze kuhakanda haza aka pop up kakwereka aho ushobora gushyira email yawe, murahabona neza. Just ukora sign in, urahakanda. You can sign in, hahita hakurikiraho aka pop up kakubwira ngo ushyiramo email yawe. Niyo ushyiramo iyawe nk'ibisanzwe, cyangwa se none ukaba wahanga email nshyashya kugira ngo wirinde akavuyo ukayivanga n'ibindi bintu bisanzwe. Kandi kuri create uhitamo my personal use, ni email ugiye gukoresha ku giti cyawe, cyangwa se my child mu gihe uri kurengera inyungu z'umwana, cyangwa se for my work or my business. Ariko reka dufate for my personal use. Iyo umaze gufata ahangaha handitse ngo my personal use, ushyiramo amazina. Wenda reka tuyite Ubugeni Films. Ubugeni, hano hasi twandikeho films, Ubugeni Films. Okay, namaze kugeraho. Noneho dukande next. Ubwo tubirangije hari abahita kubwira imyirondoro yawe, ukavuga igihe wavukiye. Hano njye nshyizemo January kuko ndi umwana w'ejo bundi. Itariki navukiye nshyizeho n'umwaka, ndi uwo mu mwaka w'ibihumbi 2000. Si cyo gihe navukiye, ariko reka dushyiraho 2000. Nawe uzashyiremo ibyo ushaka, nta kibazo. Upfa kutajya munsi y'imyaka wavukiyemo. Urabona ko bahise banaduhereza email. Bahita baguhereza email ebyiri, ugahitamo imwe ukunda, cyangwa se hano ukaza hano handitse ngo create, sibyo? Hano Ubugeni Films niyo numva nahitamo, nkahita nankanda next. Narangiza ngashyiraho na password. Wenda reka maze gushyiramo password yanjye. Ubwo maze kugeramo baransaba gushyiraho na nimero ya telefone. Ninshyiramo kanshyiramo nimero ya telefone. Nizere ko mumeze neza, ariko mu gihe ndimo kuzuza imyirondoro yawe bari kumbwira ngo this phone number has been used too many times. Barimo kumbwira ko nimero yanjye nayikoresheje igihe cyinshi, kubera ko mfite ama email menshi cyane njya nkoresha mu bikorwa bitandukanye. Hari n'abantu benshi njya nkorera ama YouTube channel. Phone number zanjye zaruzuye. Naguze simukadi nyinshi, ariko ubu ngubu zose zaruzuye. Ariko iyo ugeze kuri step umaze kuzuzamo nimero ya telefone, ikintu gikurikiraho no kubaguhereza ka message, ukabona imibare iriho itaratu, ukayiverifiya gusa bikaba birarangiye. Uza hano handitse ukandikamo YouTube nk'ibisanzwe nk'uko nari maze kubibabwira. Wamara kwandika YouTube ukaza YouTube igafunguka. Yamara gufunguka, icyo ukora uhita wongera ugakanda ahangaha kuri ikona, ukaza kuri
settings, wamara gufungura settings, icyo ukurikizaho nuko hano hasi bahita bakubwira ngo create a new channel. Iyo bakubwiye ngo create new channel, impamvu urimo kubona ngo ibogare nuko nari mfite hindi YouTube channel. Hano handitse ngo create a new channel, niho ukanda ugafungura YouTube channel nshyashya. Iyo umaze kuhakanda, icyo ukora nta kindi, uraza ukandika izina rya YouTube channel ariryo ryarindi rigaragara mu gihe wa uploadinze video ikaza kuri YouTube nk'ibisanzwe. Icyo babona rya zina rya YouTube channel yawe. Tuvuge nka n'izi video, urabona niba ari nk'iyi irimo, urabona YouTube channel iriho niyitwa Visual Melodies. Noneho ahangaha utwe iyo dushaka gukora, dushaka kuyita ubugeni, reka tuyite ubugeni, ubugeni rwa, sibyo? Urabona ko byagezemo. Noneho bakakubwira ngo select a picture. Select a picture na ahangaha ushobora gukora ugafata ifoto uri buze gukoresha kuri YouTube channel yawe. Hari izo bita illustration, ni amafoto aba ari kuri YouTube nk'ibisanzwe. YouTube yarashyizeho ushobora guhitamo iyo ushaka, akaba ariyo ukoresha. Tuvuge wenda njye nifatiye nk'iyi ngiyi niyo nshatse gukoresha, n'urugero. Nawe wahitamo n'indi ushaka, ariko bahita baguhereza wenda n'izindi version zitandukanye kugira ngo uhitemo akabara ukunze. Niba mubireba neza, ufata handitse ngo done. Iyo umaze kubifata, ubwo ya foto niba logo yawe. Ariko ushobora kuvuga uti ngiye nshaka gushyiramo ifoto yanjye, wenda ngiye ifoto yanjye bwite. Uraza ukahakanda handi n'ubusanzwe, ukaza ahangaha hari from illustrations, here handitse from computer. Niho uza ukaba wareba ifoto iri muri mashine yawe, akaba ariyo ukoresha nka profile. N'urugero hano mfitemo amafoto menshi, kadebe nko kuri desktop mfite amafoto menshi. Reka mfate nk'iya Irene, n'urugero. Kuko mfite menshi, niba mfata nk'iya Irene iri square ntaribi, n'iya Jackson Dushimimana iri squared, wenda ndayifashe. Niyo mfashe, icyo ikora yo itijyamo. None icyo nkora nshobora kwa adjustinga. Tuvuge ko mbisoje maze gushyiramo ifoto nshaka. Urabona ko noneho yagezemo. Iyi hando mureba kano kantu hariho akantu k'icyatsi, ni ikigaragaza ko rya zina ryanjye nta bandi bantu barifite. Ikindi nuko iri zina ryo rigaragara iyo ndi muri comment section. Iyo natanze comment kuri YouTube channel z'abandi cyangwa se muri comment zanjye, ubona iri zina rimeze utya, ntabwo abona iri zina ryo hejuru, abona iryo hasi. Niyo mpamvu mugomba kubyitondera mugashyiraho izina rijyanye n'ibyo mukora kugira ngo bijye byoroha ko mugaragara. Iyo birangiye, ukanda enter. Ntugire ngo birarangiye. Ahangaho umaze kuvuga ngo create channel, niho uhita ukanda ukaba ufunguye YouTube channel. Ariko ntago birangiye, bitewe nuko YouTube channel yawe ugomba kuyihereza umurongo w'ibyo ugomba kugenderaho. Ntabwo ibintu byose uzakora. Urabona ahangaha bahita batwakira muri YouTube Studio. Iyo uri ku mashini ubona YouTube Studio, no kuri telefone nabwo birakunda, ugakanda continue. Ahangaha niho tugiye gukora customization. Urabona ko ya foto yanjye irimo, noneho n'izina rya YouTube channel, hakaza na hando nayo ikaba igihari. Ariko ibyo ntabwo bihagije kugira ngo YouTube channel yawe nuyikora ibe successful. Muri video z'ubushize nababwiye yuko YouTube channel iyo ariyo yose itinjiza amafaranga. YouTube channel zose ntabwo zinjiza amafaranga amwe. Mbaza impamvu. Iyo wageze kuri uru rwego uba wafunguye YouTube channel kuri telefone yawe, ariko ntabwo uba wayihaye icyo bita category. Ntabwo uba wayihereje icyo bita category. Kugira ngo uyihereze category rero bisaba ngo ujye ku mashini, ukoreshe imashini.
biragusaba ko byagenda kose ko wakwiyeranja ugakoresha imashini kugira ngo ugende YouTube channel yawe uyihereze kategori. Iyo ubirangije nanone ugomba kumenya ko ibyo bidahagije, ukeneye nanone kugira ngo YouTube channel yawe uyihe umurongo ugenderaho umenye. Uvuga ngo tugiye kwandikira systeme ya YouTube ngo imenye umurongo igenderaho. Impamvu ugomba kuyiha umurongo, buriya Nyagiso niba akora comedy YouTube ye ntabwo yinjiza amafaranga anganya na ya Rocky ukora entertainment, kubera ko Rocky akora entertainment yinjiza amafaranga aruta aya Nyagiso. Uvuga ngo rero generally ukanda ahangaha muri settings kugira ngo uhindure ibyo byose ndi kukubwira, uvuga uti ndahitamo entertainment cyangwa education cyangwa se ibindi bitewe n'uburyo amafaranga yinjira bitewe n'umurongo YouTube channel wayihaye. General ukaza kuri channel, iyo ugeze kuri channel uhitamo country cyangwa se igihugu uherereyemo. Nuhitamo u Rwanda ntabwo uzajya ubona updates za monetization kuri YouTube channel yawe. Uraza ahangaha kuri gihugu ukaza ukavuga uti nge wenda ndahitamo wenda United States n'urugero. Ushobora guhitamo Bwongereza, ugahitamo nibi nakazi kawe nta kibazo kirimo, aho wahitamo hose. Cyambere nuko monetization ubu ushobora kuyibona. Ariko United States nicyo cyiza bitewe nuko YouTube ubwayikorera muri United States nk'ibisanzwe. Ahangaha za keywords nabyo n'ibindi tuzajyamo igihe kigeze, bitewe nuko ubu ngubu icyo turi gufokasingaho n'ugu creating YouTube channel kuva irangiye. Noneho ahangaha kuri advanced ni akantu nshaka kubahereza k'agatipu mugomba kumenya. Hari ahantu hambere hano hasi mubona handitse ngo yes set this channel as made for kids. I mostly upload content that made for kids. Iyo wemeje aka kantu ntabwo ushobora kubona monetization, ntabwo ari byiza na gato. Bivuze ko video uri gukora zigenewe abana batoya kandi ntabwo zinjiza amafaranga kuko abana ntibakorera amafaranga. Guhitamo aha kabiri handitse ngo no, kuko aha gatatu barakubwira ngo I want to review this setting for every video. Uti ndashaka kureba izi setting kuri video, ntabwo twayibonera umwanya kandi duri mu isi iri kwihuta. Uhitamo handitse no kugira ngo usettinge channel yawe ko itakora video zirebwa n'abana gusa. Iyo birangije icyo ukora ukanda hari icyo bita feature eligibility. Feature eligibility ugomba kumenya ko ari ibintu bishobora kugufasha. Tuvuge nk'ahangaha kuri standard features zo zitaziyemeza nta birenze, ariko nanone hari iyi feature ya kabiri utayemeje. Ntabwo ushobora ku uploading video irengeje iminota 15. Nta no gushobora gushyiramo thumbnails zawe bwite, ntabwo byashoboka kandi ntiwajya live. Ubwo icyo ukora barakubwira ngo verify your phone number. Iyo bakubwiye verify your phone number ushyiramo nimero ya telefone, ushyiramo nimero ya telefone, baraguhereza text cyangwa se call me. Reka twifatire text, ufate n'igihugu iyo simukadi yawe baruyemo. Ni Rwanda sibyo, twe turi abanyarwanda. Urangiza ushyiremo nimero yawe ya telefone 0780531469. Katurebe hari tabampereza ka message kuri telefone yanjye. Bahise bakampereza 62255771 62255771 submit. Aha phone number verified. Congratulations, your phone number is now verified. Urabona ko bakarangije. Noneho bahita bagira utya bakanyemerera. Ubu feature eligibility nitujye urabona ko ni stage ya kabiri tugize ute twayiverify. Stage ya gatatu nayo bari kumbwira ngo iri eligible, ariko icyo nsabwa cyo nuko uploading ama contents kugira ngo step ya gatatu nyemererwe, ariyo imfasha kuba nabona
nk'igihe bampereje content zanjye zagize copyright, nkaba nshobora kuzireklama, nkaba narega cyangwa se kuba nashyiraho link zivuye hanze ya YouTube. Wenda tuvuge niba mfite amakonti yandi atandukanye, kuba nakora ama live stream, nkaba nakora n'ama live menshi ku munsi, n'izindi features zitandukanye nyine, kuba nakora n'amashoti menshi ku munsi, nka uploadinga video zirenze imwe. Ibyo byose biterwa n'uburyo channel ya story yanjye iri gukora, mbese uburyo nanjye natangiye gukora akazi uko igihe kigenda gishira. Ugasevinga, ariko mbere yo gusevinga ujya noneho kuri upload defaults kugira ngo ukore cya kintu nababwiye cyo kuba wahitamo kategori ya YouTube channel yawe. Noneho uragira ngo mbese ukana kuri uploads defaults kugira ngo ibyo uploadinga buri gihe bijye biba biri mu murongo umwe. Akenshi abantu bahitamo uploadinga biri muri public, ku buryo iyo ba uploadinze video ihita ijya na public ako kanya ugasangira gucitse wowe utagennye kwijya hasi. Biba byiza ibisema handitse ngo unlisted, mu buryo wa uploadinga bwose ukameka ngashoboka ko iri unlisted. Nyuma yaho ujya kuri advanced, ugahitamo noneho category, urayibona hanga category. Iyi standard YouTube license urayireka ugakanda handitse ngo category, ugahitamo witonze bitewe nuko buri category ituma ubona amafaranga atandukanye n'ayindi. Tuvuge nk'uhitamo comedy, ni ihembwa makeya kurusha izindi zose kandi niyo yinjiza, niyigira views nyinshi cyane. Niba uvuze ngo ni non profit activism, nta mafaranga uzabona, ntibishoboka, aba ari makeya cyane. Hano phone travel events bishoboka ko wayabona, sports nayo urayabona, nta birenze. Hari icyo bita science and technology naho urayabona ariko atari menshi. Akaza pets and animal nayo ni makeya. People and blogs nabyo biraho ngaho, ariko izinjiza menshi cyane cyane ni nka handitse ngo film and animation, entertainment nabyo biri hejuru. Ariko sports niyo ya mbere. Wenda tuvuge twe kubera ko dushaka kujya twivugira ku bintu bya how to and styles, turashaka ngo audience byibura abo bantu bareba how to and style abari bo bajya batugeraho. Naho nitujya muri entertainment tugashyiraho ibintu bya how to and style tuzaba duhabanye. Iyo birangiye noneho icyo ukora nta n'ibindi wongera kujyamo rwose, ukanda save. Noneho ukamenya ngo YouTube channel yawe ubu tuvugana urayisetinze ku mugaragaro, ufite YouTube channel. Abantu wenda bashaka kumenya uburyo umuntu ashobora kuba uploadinga video, uraza ahangaha. Iyo itarajyaho ikintu na kimwe, aha handitse upload videos niho ukanda. Noneho iyo bisanzwe bihari ukanda hejuru, niba muhareba aha hejuru ugakanda upload videos, uraza. Twamaze kubona uburyo ushobora gucreatinga YouTube channel, ariko nanone hari ikindi kintu ukeneye kumenya. Ese ni ibihe bikoresho ukeneye kugira ngo YouTube channel yawe ibe successful? Abantu benshi bajya bibaza ngo gukora YouTube channel bisaba ngo ufite kamera ihenze, bisaba ngo ufite microphone nk'iyi ngiyi. No, natwe dutangira ntabwo twahereye ahangaha. Ari nizo kamera uvuga natwe n'isaha ntabwo turazigira, ariko urwego tugezeho nanone rurashimishije kuko ntabwo dukoresha amatelefone. Rimwe na rimwe bisaba ngo dushyiremo n'ibindi bishoro bitewe n'urwego ibintu bimaze kugeraho, ariko nanone twatangiye dutangiza amatelefone. Nagira ngo nkubwire yuko telefone yawe ufite smartphone niyo yaba ari iyi ngiyi igura 20,000 iri codinga sound neza, iyo ni intambwe ya mbere ugomba kumenya. Kandi kuri YouTube ikintu cya mbere gikora ni uko ibyo uvuga byumvikana kurusha ko ibyo uvuga wenda bigaragaza. Kuko iyo uvuga ikintu cyumvikana, hari n'uwirebera kuri YouTube channel akayifungura wakumva ibyo uvuga atiriwe aza kureba ibintu ari bubone nk'amashusho. Kuko nawe ushobora no kubivuga ibintu ariko udafite kamera ihenze, ukaba wafata amafoto wa downloadinze kuri YouTube cyangwa se ku zindi mbuga, ukagenda
uyanyuzamo. Hari website ngira ngo nkubwire ushobora gukuraho amavideo y'ubuntu ukoresha, noneho warangiza ukaziba wafata izo video ukazishyira kuri YouTube channel yawe, ntibaguhereze copyright, ntihagire n'ukuriga. Wenda iyi website ya mbere nkunze no kuyikoreshereza nkuraho amafoto n'amavideo hari yo bita Pixabay. Wandikamo pixabay.com, na link ndaza kuzishyiraho ngaho muri description. Hari n'indi application yitwa pixels.com, hari n'indi bita freepic.com. Izo mbuga uko ari eshatu wagiyeho ntago waburaho amavideo cyangwa se amafoto ukoresha muri YouTube yawe. Si ibyo gusa, iyo bivuyeho hari ushobora no kuvuga utese ko nkeneye gukora thumbnail ya YouTube channel yanjye, yo nabigenza gute? Niba ukeneye gukora thumbnail, hari application ugomba kumenya y'ingenzi nkoresha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Hari icyo bita Canva na application, harimo ibice hari aho bishyuza naho batishyuza. Iyo wamaze kubona ibyo bintu by'ibanze, nta kuntu wambwira ngo YouTube channel kuyikora byakunaniye. Ikindi kiba gisigaye no kugira ngo ushyiremo umwete, ushyiremo akabaraga, witewe n'uburyo n'umurongo ufite n'amasaha yawe ufite n'umwanya ufite ukungana, ubundi ushyire hariya impano yawe igaragare. Niba ibintu biguhira bizaguhire, basi nibitanaguhira ntuzandenganye ngo ntacyo naguhaye, sibyo? Ariko ngewe ndi hano nkwifuriza guhirwa mu rugendo rwose urimo gukora uyu munsi. Unagira ngo usabe wowe urimo kundeba muri aka kanya, ngo mbabarire ukore subscribe kuri YouTube channel yanjye niba utaranabikora. Ariko nyirizina ikintu ndimo kukwingingaho cy'ingenzi kiruta ibindi byose, mbabarira ukande like. Kandi like kuri iyo video. Ikindi niba wumva hari n'ikintu ushaka kumenya kindi cyagusobye muri iyi video ntasobanuye neza, mbabarira ucyandika aho ngaho muri comment.